ubuse nk'abana b'abasirikari bahingutse mu Rwanda batwaye imbunda bagasanga imiryango yabo yarashize, ubu bari kwitura tuba tugifite abantu mu Rwanda. Ariko ijambo ry'Imana ridusaba kwihangana, kutitura inabi twagiriwe. Abantu rero iyo mvuga ibi bintu, abo nturetse kubwira abantu ni hariho imbaraga, ntabwo izo ari imbaraga z'umubiri zituma umuntu aba muri uyu mwuka, si imbaraga z'imiryango tuvukamo. Hari imbaraga Yesu yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, icyo gihe nibwo muzashobora kuba abagabo mugahamya. Izo mbaraga zituruka hehe? Izo mbaraga nagira ngo reka tubanze tuvuge kubabarira ubuhamya urabumpa nyuma. Mu buhamya bwanjye njya mbwira abantu yuko umuntu wa mbere nababariye ntaragera ku cya jenoside ni papa. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, turabashuhuje muraho neza. Yesu abaha umugisha. Turabakiriye muri iki kiganiro uyu munsi. Nkunda kuvuga ngo ndabakunda kandi namwe murankunda. Imana ibaha umugisha kuko mugwiza imbuto nziza z'urukundo, kandi twese nk'uko Imana idusaba gukundana tukaba dukundanye. Ndabashuhuje rero abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abumva ikinyarwanda n'abumva ikirundi, mwese ndabizi ko mukurikira Impuhwe TV kandi muyikunda. Dukunda rero kubazanira abatumirwa batandukanye, abatumirwa Imana iba yageneye kugira ngo babagezeho iby'Imana ishaka kubabwira. Ndabizi yuko Imana buri iba yateguriye buri muntu wese ikintu kiri bumutunge mu gihe gikwiriye. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa mu mama dukunda cyane, abamuzi cyane cyane mu itorero ryacu rya ADEPR, umukozi w'Imana. Ntago ndi bumuvugeho cyane, ndagira ngo musabe aze kwibwira abantu badukurikiye, hanyuma ndaza kubabwira ibyo tugiye kuganiraho, amaze kutwibwira no kuza kudusengera kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro. Ni karibu, muraho neza? Muraho, Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Murakoze cyane kuduha ikaze twakira. Nitwa Karusanga Philomene, bakunda kunyita Bitangaza. Niryo narinzi. Ni izina nyine ry'ibitangaza Imana yankoreye. Abantu benshi niryo bazi, ariko ubundi izina ryanjye rya papa na mama ni Mukarusanga Philomene. Abandi umukristo rero nsengera hariya mu itorero rya ADEPR Rukurazo. Niho nkorera umurimo w'Imana. Yego. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane mama. Bitangaza wenda ryatangiye kuza ryaturutse kuki? Bitangaza ryatangiye barinyise kiriya gihe cy'igihumbi 1994, ubwo habagaho jenoside yakorewe abatutsi. Nibwo nanjye nahuye n'ibyo bibazo nyine byo kwicwa, nuko ni birebire. Yego, reka turabigarukaho ubwo buhamya. N'abantu bakurikira Impuhwe TV barabukenera mama, barabukeneye kuko ufite ubuhamya burebure. Ndabuzi, ariko hariho abatabuzi bakeneye kubwumva. Reka uraza kubitubwira. Mbere yuko twinjira mu kiganiro rero, ndagira ngo ubanze udusengere nk'umutumirwa wacu kugira ngo Imana tuyobore tuze kuvuga ibifitiye umumaro abantu bayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu,
Mana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, byaremwe byose nibigushime, indimi zose nizature zivuge kuri umwami, amavi yose nagupfukamire, kubera yuko ibyaremwe abantu twese turi mu biganza byawe. Mana udufashe mu bikiganza cyawe, turi mu maboko yawe, niwe waturemye mwami mu ishusho yawe, udushyira ku isi ngo tukubahe tuguhe icyubahiro. Turagushimiye ko wabanye natwe ibihe byose bitambutse, tugeje kuri uyu munsi tukiri bazima, tugifite ubuzima, tugihumeka mwami. Niwe mpamvu tuvuze ngo izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye aha hantu duhaye kuba mwami Yesu Kristo. Ibi biganiro tugiye gutanga cyane cyane mwami ni ukugaragaza imbaraga zawe, ni ukugaragaza urukundo rwawe, ni ukugaragaza ubuntu watugiriye. Erega twabonye ineza yawe, ntitwayiceceka, ntibyashoboka. Wari umuririmbyi waririmbye ngo iyi si inkuru yo guceceka cyangwa se kugira ubwiru, ahubwo iyi ni inkuru yo kubwirwa isi yose, kugira ngo abantu bongere bibuke ko uri Imana y'inyembabazi, uri Imana y'urukundo. Nuko rero Mwuka Wera nabane natwe, natubashishe byose, kandi abatwumva mwami Umwuka Wera basobanurira icyo ushaka kubabwira. Ngaho gumana natwe mwami, ibiganiro byose ubiyobore, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen, amen. Murakoze cyane kudusengera, Imana ibahe umugisha. Isengesho riramfashije naryo ubwabyo. Ngenda gukunda cyane mama. Hari ukuntu nkunda abamama bakijijwe neza, nkunda abamama bakijijwe neza. Simpima agakiza, ariko hari ibyo ndebesha amaso yanjye y'umubiri n'ay'umwuka, kuko burya tugira amaso y'umubiri n'ay'umwuka. Nawe ubu ngubu urayafite, ay'umwuka n'ay'umubiri. Hari umuntu wicarana nawe ukumva urafashijwe no kwicarana nawe gusa, no kuba tugiye kuganira nabyo umuntu atangira gufashwa tutaratangira kugira no mu kiganiro. Hari n'abandi bantu wakira, ngenya nakira abantu batandukanye nubwo atari benshi cyane, wenda hano ku Impuhwe TV hari abandi bantu baza mu kiganiro ukumva ahubwo hari nk'imyuka iri kukunukira, mugakorana nk'ibiganiro yego, kandi igiteye amatsiko wenda usanga binarebwa cyane n'abantu, ariko ukumva nta Mana irimo. Ariko njya menya abantu barimo Imana, nkamenya n'abantu nakwigiraho, nkamenya n'abantu nareba mbitegereje gusa. Nawe rero urimo byari byiza ko mbikubwira, kuko hari igihe abantu bajya bavuga ati tujye tubwira abantu ibyiza bakiriho, dukunda kubivuga bagiye, ariko ni byiza. Mbona ukijijwe ku giti cyanjye, Imana iguhe umugisha. Rero twabakira hano ku Impuhwe TV, ariko urabizi intego y'ikiganiro tugiye kuganira ni ijyanye n'iki gihe turimo cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tumaze igihe dupanga guhura bikanga, wenda ku mpamvu zanjye n'izawe, twese twagiye tuburana, ariko Imana ishimwe ko duhuye uyu munsi. Buriya niwo munsi Imana yari yateguye. Ndagira ngo rero turi muri no minsi 100, hari ibintu byabaye mu 1994. Hariho abantu benshi babihakana ko wenda Jenoside ntiyabaye, cyangwa se Jenoside habaye ebyiri, cyangwa se habaye zingahe. Hari ababivuga byinshi bitandukanye, hari abavuga ko ari ubwicanyi. Abo ngabo ukunda kubona bafite ijambo ku mbuga nkoranyambaga, ariko ukabona wenda rimwe na rimwe abantu byakozeho ntibatinyuka kuvuga, ntibahamya, ntibatanga ubuhamya. Gusaba rero ko ubuhamya busubirwamo, ntabwo ari ukugarura kugira ngo wenda abantu mugaruke mu gahinda cyangwa se mwongere mu gihugu, no kugira ngo twigishe na sosiyete, kuko hari abana bacu n'abandi bazaza bakeneye kumenya amateka yacu Abanyarwanda. Nk'uko nabisabye rero,
wenda nturi buze gusubira mu buhamya bwawe bwose, ariko hari icyo uraganiriza abantu bakunda Impuhwe TV, abanyempuhwe niko tubita, abanyempuhwe. Hari icyo wabaganiriza nk'umuntu w'umukristo warokotse jenoside yakorewe abatutsi, wabibayemo, ukaduha ubuhamya. Turaza kugira noneho no kureba uburyo ki warababariye, nturababarira, ubisengeraho, ubigenderaho gute. Ndabizi ko ugira ibintu byinshi muri wowe. Ndagira ngo tunyuriremo gakeya muri kiriya gihe wabayeho ute, byakugendekeye gute? Murakoze, nane baho umugisha. Ntugewe gutangiza ijambo ry'Imana, ijambo riravamo n'ibibazo wateguye. Yego. Reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, igice cya 18, umurango wa 21. 18, dusome ku murongo wa 21. Aravuga ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abaje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose, ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane. Baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye umwenda wawe kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamara kwishyurira umwenda wose. Na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Sibyo amagambo menshi, sibyo inkuru nyinshi, ariko numvaga nshaka yuko iyi nkuru umuntu uduteze amatwi ayumva.
ndabizi ko abantu benshi bamaze iminsi bazi ko maze iminsi ndi gutanga ku macano menshi ubuhamya, nagiye mpamagarwa kenshi kandi mu cyunamo nkunda nuko yewe nyine n'insengero nyinshi zitari zikinguye, ariko ubundi ibindi byunamo byagiye bibaho atari iki gihe cya korona, mu kwa kane simba ndyama, bampamagarwa ahantu henshi ngiye nkagira ngo ubuhamya abantu barabwumvise byararangiye, bakamubwira ati ngwino wongere ubuduhe, nkabutanga ariko ko mubuze ati natwe ngwino. Ubwo rero Imana ikimpa kubivuga, hari impamvu yo kutavuga imbaraga z'Imana, ni ukuri no kubivuga urukundo rw'Imana rwose. namwe rero kuba mwarampamagaye, tuzavuga Imana turende dupfa, kandi ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya, ari rizima. Ntiwaba ngo warisomye none ngo warisomye ejo ngo ibintu ngo oya, nibyo kurya, ni nk'uko ibyo kurya tubihora turahinduranya gusa buri munsi, ariko ni byiza. Mbere yuko ngera ku rwego rwo kusa naho nca mu buhamya, sindaza kubuvuga cyane kuko ngira bwinshi, ariko nzi ko abantu bagiye banyumva, hari abantu baba bafite ikibazo, kandi iki kibazo nubwo turi mu gihe cy'iyi minsi 100 hano mu Rwanda, ariko ibintu byo kubabara, byo guhemukirwa, ibintu byo kugirirwa nabi, ibintu bigenda bigaruka. Hari abantu rero bagiye bambaza bati bafite ikibazo cy'ukuntu buri gihe ibintu mpora nzana ibintu byo kubabarira, kuki mpora nzana ibintu byo kubabarira abantu, kandi abantu umuntu akavuga ati abantu barampemukiye, abantu baranyiciye. Nanjye nendaga kukikubaza hano uri gusoma Bibiliya, uzi ikibazo nanditse uyu umugani urahura ute na jenoside koko yakorewe aba barambuwe, ariko abandi bo bariciwe. Intego yanjye cyane niyo kugaragaza impamvu tugomba kubabarira, impamvu ijambo ry'Imana dusaba kubabarira, impamvu ijambo ry'Imana dusaba kubabarira. Twebwe turi mu mwenda w'Imana wuko Yesu yatubabariye ibyaha byacu byose. Imana yababariye umuryango wanjye ibyaha by'umuryango wanjye byose, ibyaha by'iwacu kwa Karambisi. Uwo mwenda w'imbabazi Imana yatugiriye, turimo umwenda wo kubabarira abantu baduhemukira. Ni itegeko ry'Imana, turaza kubigarukaho. Tuze n'abantu baza ngo urabona hano kino kibazo Yesu yajyaga akunda kubana n'abigishwa be. Igihe cyose ni mubabarira abantu, nabaga bari bafite iki kibazo cyane, aho bakase ngo babahemukira, Yesu ati ariko nimubihurire, nimubabarire. Ariko tubabarira gute? Kuki nasomye mu gitondo, nahoze nsoma ubutumwa bwiza hano mu bice hari nka 6 havugaga ngo kera amategeko yo kwa Mose hari handitse ngo niba umuntu akumennye ijisho, nawe ijisho barikuremo, niba agukubise akakuramo iryinyo, nawe igihano cye cyari uko barikuramo, niba wishe umuntu nawe wagombaga gupfa. Ahubwo turashimira Imana ko leta y'u Rwanda yabashije guhagarara muri iri jambo ry'Imana, igakuraho igihano cy'urupfu, igakuraho icyo gihano, ariko ikanga yuko n'Abanyarwanda bitura inabi bagiriwe. Ubu se nk'abana b'abasirikari bahingutse mu Rwanda batwaye imbunda, bagasanga imiryango yabo yarashize, ubu bari kwitura, tuba tugifite abantu mu Rwanda. Ariko ijambo ry'Imana ridusaba kwihangana, kutitura inabi twagiriwe. Abantu rero iyo mvuga ibi bintu, nturetse kubwira abantu hariho imbaraga, ntabwo izo ari imbaraga z'umubiri zituma umuntu aba muri uyu mwuka,
si imbaraga z'imiryango tuvukamo. Hari imbaraga Yesu yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, icyo gihe nibwo muzashobora kuba abagabo mugahamya. izo mbaraga zituruka hehe? Izo mbaraga nagira ngo reka tubanze tuvuge kubabarira ubuhamya urabumpa nyuma kuko ndi kumva ndi kubyinjiramo neza. Tugiye muri iri jambo njye ndibaza abantu baraje bishe umuryango ku mugani nk'uko ubivuga, uraje n'imbunda ufite ubushobozi, urabareba urabihoreye. Yesu yakubwiye ngo bababarire. Uzi ko nasomye Bibiliya ikambwira ngo umuntu nunamubwiriza n'amafaranga ngo akakwambura ngo uzamwihorere. Nta bintu byo kujya kumurega. Mbese izi mbaraga nizo mu ijambo ry'Imana, izi mbaraga ziva kuri Yesu. Yesu aziha abantu bamwizeye, bamusenga, bazikeneye, bazi ko bazikeneye. Ababikora ni bangahe? Ndi kumva bikomeye. Ni ukuri tugiye mu buzima tubamo ni bake ariko n'ubundi ubwami bw'Imana iri juru abantu bose baririmba, iri juru amadini yose aririmba. Urumva abazarijyamo iri joro abazarijyamo ni bake. Yesu yaravuze ngo muri Yohana 14 yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo niko ngo nimuvuga ko mu nkunda, uza abantu bavuga ko bakunda Yesu. Yaravuze ngo nimuvuga ko mu nkunda ngo muzitondera amategeko yanjye, ngo kandi nanjye nimbona ko mu nkunda mukayitondera, ngo nanjye nzasaba Data ngo abahe umufasha w'umwuka wera, uwo ngo niwe uzabana namwe, kuko ngo wazababashisha byose. Ubu abantu bose bavuga ibintu badakora, ariko hari imbaraga umuntu uzikeneye. Yesu rero nta handi hantu adutegeye kumbabaza, nahangaha. Petero babanaga yaragezeho nawe biramurenga, niwe abajije iki kibazo, aravuga ati ariko Yesu mbwira, ubundi mugenzi wanjye uhora mpemukira nzamubabarira ngeze kangahe? Ese basi nzamubabarira inshuro imwe, iya kabiri se, iya gatatu se, ngira n'iya kane, nongera n'iya gatanu, ngira n'iya gatandatu. Aravuga ngo nzamubabarire basi karindwi, bizaba byemewe, bizaba nzanabishobora se? Uzi igisubizo Yesu yamuhaye? Yaramubwiye ngo wimbwira ngo uzababarira umuntu inshuro 7, ahubwo ndakubwiye ngo uzababarira umuntu inshuro 7 70, inshuro 77. Si wize ngaho mbarira iyo mibare ni 420 inshuro 7 kuba 70. Urumva ko Petero byeze bimucanga. Uyu ni umuntu wabanye na Yesu, wagendanaga nawe buri munsi. Reka nkubwire, ibyaha byuzuye isi hatabayeho Yesu atemeye ngo atange imbabazi, ubu twaba tukiriho. Imbabazi rero nizo zitwikira, nizo Yesu yadutwikirije kugira ngo yirengagize ibyaha bikorerwa mu isi. Umuntu rero ukurikiye Yesu, umuntu ushaka kubana na Yesu, agomba kuba atunze izi mbabazi. Hari ijambo rivuga ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'urukundo, umutima w'imbabazi. Usanga rero dufite ibibazo. Hari umuntu umwegeza ambaza ikibazo atese bitanga ibintu uvuga ubundi wowe ubwo urabyumva cyangwa urabikora, nenda kugenda byumva. Arambaza atese
ibyo bintu wirirwa wigira nta nubwo tunanabikeneye njye usigaye uvuga nkanasohoka ntabwo nkeneye kumva ibyo bintu byawe uvuga nkavuga ariko niyo nzira. Ese dufite abantu baduhemukiye sibyo, bakoze ibyaha badukorera ubugome baraduhemukira, bari mu nzira yo kurimbuka, ni umugabane wabo nibatihana, ariko nibihana bazajya mu ijoro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridasaba no kubabarira kugira ngo nibihana bazahite. Erega imbabazi n'Imana yazitugiriye, twe nta naho twazikura, niyo mpamvu ari iziduha. Nta umwana w'umuntu imbabazi ze ni nkeya, ariko Yesu arazitanga. Niba wizeye Kristo ukaba aba muri wowe, ukaba uri urusengero rwe koko, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzanyubakira nzuki, ahantu uzatura hazaba ari hantu ki. Imana umubiri wawe nirwo rusengero yaremye, ntabwo aya mazu twubaka n'ibiki, ikeneye umutima wawe nawe ishaka kuba aho. Rero ntibivuga uti kuko nagiriye abantu imbabazi n'ibyaha byabo narabarebye, nawe girira imbabazi umuntu waguhemukiye. Mwese bitanga reka ngaruke kuri jenoside. Njye nyine ubundi kureba nkumva sinzi, nanjye ntabwo ndabishyikira. Ubwo urasiga unsengeye nanjye, kuko uri kuvuga ibintu nkabona birakomeye. Iri jambo najyaga ndisoma ariko nari ntararyumva neza. Tugarutse nko kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ndagira ngo ngiye numva ukuntu wageze ku rwego ubabarira. Byaje ako kanya se jenoside ikirangira, cyangwa ni urugendo rwaje nyuma? Tugendeye ku buhamya bwawe, uradusubiramo, uraduha wenda mu gatoya, ariko wageze ku rwego ubabarira gute? Kuko si ubwa mbere ngiye nkumvishije uvuga ibintu by'imbabazi. Nakumvishije bwa mbere niga muri segonderi ahantu bita Karengera, waje kubivuga. Sinari nzi ko uyu munsi ukibivuga, wenda numvaga warasubiye inyuma, numva ko hashize imyaka myinshi, hafi 20. Ndagira ngo menye byaje gute kugira ngo wumve ko ubabariye nk'uko ubivuga, kuko hari abantu benshi n'uyu munsi batarababarira. Mu buhamya bwanjye njya mbwira abantu yuko umuntu wa mbere nababariye ntaragera ku cya jenoside ni papa. Umuntu wa mbere nababariye mu buzima bwanjye ni papa. Narakijijwe, papa ntiyabyakira, agira ngo ni ibintu by'ubusazi by'uburara tugiyemo. Ntabwo navuga ngo yadukoreye ikintu cy'ubugome, niko yabyumvaga. Kuduhana kwe yumvaga ko ari icyo agomba gukora. Papa yarankubise, arankubita nta musuzuguye, arankubita nta cyaha nakoze, arankubita umwaka urashira, arankubita 2 irashira, arambwira ati nzagukubita kugeza igihe ibi bintu bikuvamo bikagushiramo. Ariko numva ndamubabariye, ndavuga uyu muntu ibyo ndimo ntabizi. Ibintu ankorera ntanyanga, nuko kugira ngo buriya yumva ariko yanyobora. Rero papa rwose numva ndamubabariye, nkamusengera amasengesho menshi yo kugira ngo Imana imwiyereke, ahumuke amaso, arebe icyerekezo dufite, ko ari icyerekezo kijya mu ijuru, ko ari icyerekezo cyo kubaha Imana, ko ari icyerekezo cyo gukorera Imana. Kandi gukorera Imana ni hantu hari ubuzima bwiza. Ibi bintu byose abantu babamo, ndagira ngo nkubwire ko nabyo ni byiza, ariko icyerekezo cyo kubaha Imana, cyo gukorera Imana, cyo kugendana n'Imana, cyo kugira icyizere cy'ejo hazaza h'ubugingo buhoraho, ni cyiza cyane kurusha ibindi byose. Rero imyaka 3 ishize, papa ibintu byo kunkubita arabihagarika. Tuba tubwirije mama, tuvuga ati mama, ubu ngubu koko ibintu by'amayoga, ibintu by'ubusinzi, ibintu mubamo. Papa yabaga iwacu hahoraga inzoga, papa afite amakabari, bahoraga inzoga ari nyinshi cyane. Mbese
inzoga zarisha iwacu hari amafaranga ariko nta uretse ibiryo nta kindi kintu yari atumariye pe. Ariko mama turamubwiriza nabo barakijijwe, yewe we papa ati none n'umugore arasaza aragiye we, dore igiti we, iwacu hararaga induru we. Umva kubona Yesu biragoye, ntabwo ari byoroshye. Yesu yaravuze ngo kunkurikira ntibyoroshye, ariko bishobokera uwizeye. Umuntu wizera bizashoboka. Rero inkoni zirongera ziba mbi, tukarara hanze, papa kaza akadusora mu rugo tukarara mu kigunda. Nta cyaha kindi twakoze ngo nuko ngo twagiye ngo mu bintu ngo by'abarokore. Gusa ibintu by'abarokore ko ari byiza byari bimutwaye iki? Rero ngewe ndajya ngo nkubwire ko umuntu wa mbere nababariye ari papa, kandi imbabazi namugiriye zamugira umumaro. Twamukunze urukundo rwo kumusengera, bituma rero nubwo yatubabaje nubwo yaduhemuye, afite ibintu byinshi yagiye akora ngo tubabare, urumva, ariko tugakomeza kwinginga Imana, bizageza ryari, bizarangira ryari, izi ntambara zizashira ryari, izi nkoni zizarangira ryari nabona papa nkamusuza. Papa twarahuraga nko mu muhanda nk'uko tukase hano twari tukiba mu cyaro, papa namubona nkaba nsimbutse umukingo w'umuhanda, papa akaba nsimbutseho, tukaba turenze umuringoti nkaba nkuguye. Ibintu byari iwacu. Si koko iyi si ko ari y'imibabaro n'ibyago n'amakuba. Numva bitankereza, mba numva nshaka kwizibanira Yesu. Rero papa nyine byaje kugeraho nkabona nyine umucyo arawubona, abona ko ibyo turimo, ariko yabibonye ryari? Yabibonye yambwira abantu ko nakirijwe rimwe na mukuru wanjye, dukubitirirwa rimwe, tugiye no gushyingirwa, dushyingirwa umunsi umwe. Papa abonye ubukwe bwacu, abonye abarokore n'imodoka baziparitse, azi ko tuzazana ibinyendaro, azi ko tuzazana ibiki, arebye yinjiye mu rusengero, nibwo yinjiye mu rusengero muri ADPR, yahise afata umwanzuro wo gukizwa. Jenoside yabaye yarakijijwe, ubu yagiye mu ijoro. Iyo babariye umuntu uramusengera. Mu by'ukuri rero nende kuvuga kubabara ahantu byagiye bihera, bafite amakuru menshi. Nituza kurangiza uza kunyibutsa dutange nimero za telefone, abantu baba bakeneye inama, bakeneye ibintu byinshi babaza. Ntabwo hano ibintu byo ntituba twabaye ngo batubaze, abaza ati igiko kinyobeye, bese nazo tuze kuzishyiraho. Hanyuma papa nyine yaje gukizwa, numva kumubabarira birambe, ubwo ntibifite umumaro, ariko se byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye. Ubwo nyine tuba tuvuze mu tuntu dukeya, ariko ntabwo byari byoroshye. Iyi myaka hafi 6 ukubitwa uri muri icyo kibazo, udashobora guhana papa wawe ngo umubwire ngo waramutse papa, akabwira ati waramutse mwana we. Ni ikintu gikomeye, buriya mu muryango ni ikintu gikomeye. Hanyuma rero narashyingiwe nyine, nubaka urugo. Hanyuma nyine byaye kabiri, Jenoside nibwo yabaye.